kugira ngo ube igihangange biva mu bikorwa. Ni Abanyarwanda, ni u Rwanda, kubera ko ibi byubatswe biturutse mu mitungo y'igihugu cyacu, nabyo rero nagira gushimire Abanyarwanda. Hello, what's up my people, that's your boy Mr. Omar. What's up East, what's up West, what's up North, what's up South, what's up Central, Kigali. Mumeze mute mwese aho muherereye, ndetse n'abakunzi ba Omar TV show batari mu Rwanda, mwese mumeze mute aho muherereye. Kanizere ko meze neza, kandi aho bitameze neza mu by'ukuri Imana niyibizi. Ejo bizamera neza cyane cyane cyane. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza, ni umwanya Abanyarwanda bakiri mu mpumuro y'amakonje bamazemo iminsi, ndetse ni n'umwanya mwiza cyane Abanyarwanda bakiri kwishimira ibirori byo kuba baribohoye. Kwibohora nyako muri iki gihe rero ni ukwibohora ingoyi y'ubukene, ingoyi, igitugu, ubukene buteza abantu, cyangwa se ubukene buteza abantu bagiye batandukanye. Nshuti bakunzi ba Omar TV show, ntago twatanzwe cyangwa se ntago mu by'ukuri twari twicaye, twarabasohokeye tubagerera mu karere ka Ngoma, aho ibirori naho byabereye muri stade nziza cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yemereye abaturage b'Ingoma, ndetse aranayubakira cyane. Byatangiye bimeze neza, bisoza bimeze neza. Byatangijwe n'umuyobozi w'ingabo mu karere ka Ngoma, ndetse bisozwa n'umushyitsi mukuru, nyakubahwa meya w'akarere ka Ngoma, uyu nguyu witwa Natalia Niyonagira Natalia niwe wabisoje, kuko ari nawe wari umushyitsi mukuru muri biriya birori. Rero ntago turi butinde mu magambo, ntago turi butinde mu by'ukuri mu kubabwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ahubwo turabereka uko byari bimeze dukoresheje amashusho. Icyo twababwira ni uko ibi birori mu by'ukuri byatangiye neza pe, byatangiye mbega umugabo uzi kuganira. Afande rwose uyoboye ingabo mu karere ka Ngoma rwose ni umuntu mwiza uzi kuganira, ndetse nyuma y'ijambo ry'umuyobozi w'akarere cyangwa se uyu madamu Niyonagira Natalia, hakinwe umukino w'ingabo za diviziyo ya mbere, diviziyo ya mbere ibarizwa hano mu karere ka Ngoma, zakinnye n'abakozi b'akarere. Wari umukino nawo wari umeze neza rwose, wari umukino mu by'ukuri wagaragayemo igitego kimwe ku mpande zombi, yari 1-1. Wari umukino bigaragara yuko abantu bafite ibintu byinshi bagomba kwishimira abagezeho. Ndabereka amashusho y'uko rero byagenze. Mu by'ukuri habaye akarasisi keza, mbega abamotari rero no kutiburira kwabo, mu by'ukuri bakoze udutendo tugiye dutandukanye. Ubwo ngubwo hari nk'aho bari babwiye yuko mu by'ukuri batagomba kuza kunyura muri stade, bagomba gukorera akarasisi cyangwa se imyiyereko yabo inyuma ya stade, cyangwa se inyuma y'ikibuga. Yani muri stade mo imbere, ariko bagakorera inyuma y'ikibuga kubera ubwoko bwa tapi. Nyine kandi nibagera kuri tapi, ziriya moto zabo zirayangiza, ariko nyine abamotari namwe batiburira murabizi, ntabwo habuze n'ubundi abacunze abayobozi ku jisho babasimbukiyemo da. Anyway, byari byiza, by the way, byari byiza, bimeze neza mu by'ukuri, abantu barabikunda, kandi mu by'ukuri bati that's motari, ni motari nyine. Abamotari aho bari uzi yuko hagiye gususuruka kabisa. Rero ntabatindiye, reka mbereke uko byari bigiye bimeze, akarasisi uko kagiye gakorwa. Mu by'ukuri byari ibintu byiza cyane, ndetse twifuza yuko ibi bintu muri kano karere ka Ngoma ibirori byakomeza kujya bikomeza kuba, kugira ngo abantu bikure mu bwigunge. Ino stade hari abantu bajye bakomeza bayenjoyinge, ndetse babone yuko mu by'ukuri ibikorwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ahora bateganyiriza ari ibyiza, kandi ari ibyo kubageza ku kintu cyiza cyane. So stay tuned, mukomeze mugumeho, mukore like, share, comment, ndetse
ntabwo twari duherukanye ariko ubu noneho Omar TV Show twaje nta kibazo, turi mu kazi rero reka turebe uko byari bimeze. Ubu ngubu ibikorwa byivugire cyane, byivugire rwose kandi turabakunda cyane. Stay in touch. wari utuntu tungana iki y'abantu batuye mu gihugu nabo bashimira leta y'u Rwanda yuko bibonye umunsi bagana cy'ubushake no gucuranga kandi bagasohorerwa kuko bashimira yarashinga amamodoka ariho baryoshye baravuga bati inkotanyi n'abakozi natwe tugomba gukora ibishoboka byose tukazagira amasezerano cyane murabona yuko barahambaye y'umweru urabona yuko abana baracyabafashe mu ya kabiri ni isibo ifasha abaturage kwiteza imbere aho bizaba amashusho nk'uko mubibona amahirwe neza cyane ni abantu bafasha abaturage kugira ngo bikure mu bukene iyo badufasha muri mobilisation umunsi ku munsi. Isibo ya kabiri iriya isibo ya gatatu ni ubungabunga ibidukikije, isibo ya koperative y'abantu n'abakorera amashyamba kimwe n'ahandi kuri hegitari mirongo ine na zirindwi uyu munsi ku bufatanye n'ubushakashatsi bw'EPA uyu munsi niho turi kumwe. Turi kumwe na koperative ya Papo, murabizi ko buri munyarwanda wese yitangiraho no kugaragaza yitangiraho maze bashyize n'amazina cyane. Iki kigo kigeraho birinze ko nk'uko mubizi mu mujyi wa Cyungo, umujyi wa Cyungo, minisitiri ukora mu mujyi wa Cyungo nk'uko mubibona bamashimira. Ijyana no kubona isibo y'abantu ikamanikwa y'abantu bakura imodoka mubona z'abantu sigura ku murongo wa iriya cyo mubona izohinduka ibagaba ry'abatwara imizigo mu mujyi abana bose b'urubyiruko icyo kugabana ibyo yindi nayo ni isibo ifatanya n'umujyi wa Cyungo mu kurwego rw'umutekano ibibazo by'umwuga niho twavuye n'umunyamahanga Bwana hoteli Moyi iriyabarira umujyi protokoli ya kufanisha na mafuta ya jirika wa kumisari. Mwana kinawaka mbele utakiwa kusurani. Mwana kinawaka ariko nibo babyishe ubundi babita bahafunga mwana kinawaka mbele